ikibazo kandi umuntu umenya ko ari umugabo kuko n'undi naherukaga urwo rugo maze ikaganiriza bafitanye amakipe ubwo ngubwo nese nitegura turamanuka bigenze biteze umugabo aramubise sigari wacu ndajya iwacu nako sigara mu rugo ndajya kwa mama bamubwira iki ese tuza ngo mureka tugende turebe icyabaye tugera mu rugo dusanga abaturanyi ubwo ni bene wabo w'umugabo bahagaze gutya barashaka guhita bamwica uzi ikintu yari yakoze nanjye ntibabwire witonde ngera mu rugo n'umuhungu arambwiye ngo injirana n'umugore muri icyo gipangu cye hanyuma mu kindi ubwo maze kumva uri se w'umusaza ubwo ni sekuru nuko akabanza hafi aho bagatiye umuntu bamutema mute mu mutumba abantu bose babishe gutyo bahagaze bagiye guhita bica umugore ariko nazi icyo yasize akoze agihita ngo bamaze kumubwira ngo kuko pasite ngo wibirebe ngo kuko umuntu amucoca umutumba ndi kwibaza nire watemye Mungu ati mwinjire mu rugo mukirike gipangu turagishina n'amake ubwo ndi kumwe n'abana n'uyu mugore tukinjirana nawe uvuga yuko natatse muri urwo rugo baravuga bivuge reka muri cyo turinjira tujya muri sala bicara hari iki ngo nitegereze njyewe nagiye zikoma nagize gute ingurube inga bigira amagambo menshi asakuriye ngo umbwire uko byagenze njyewe umugabo yankubise yankoye ubusa umugabo wari hehe sinzi yagiye no umukandishije ubwenge bwo guhita mbwira umugore akaguma mu nzu agaciga noneho agenda ajya kureba umugabo agenda ajya ku ivuriro aho yakoraga nsanga umugabo aricaye barimo baramudoda mu mugongo baririmbana muri korali namaze n'iminota 40 nari kubasha no kuvuga n'uwo munsi saa sita ibiryo nabashije kubirya ubwo umugabo amaze kumudoda bituma nuki kuko urumva umugabo yananutse ajya he mu rugo ndavuga ngo umugore baramwica ubwo bita esipotinga umugabo tumanuka mu rugo hari igihe mudushyira muri danje hari igihe mudushyira mu kaga ndamanuka kwinjira mu rugo nabo bari baracyakaza ni injira mu rugo abagabo arinjira kinga tujye mu nzu cy'inzu yawe wicaranye baricara hanyuma sigaye ibiti umugabo ati rero ati nakubwira naho umugore yewe yamubise none mada umaze kubwira ngo iki ntabwo umaze kubwira ngo umuhoro wawe umaze hanyuma urangije uragukomeretsa uyu muhoro wawe umaze urangije uhita ugenda kuri tageti gutema mu mugongo ngo kose pasi mubarire ngo nabeshye ngo nitamaraga iyo namutema ari kumbanza akangura y'ijosi ndaganirije ngize gute hanyuma ariko ndavuga ngo umuntu ndamusiga ahangaha barahamutsira ubwo icyo kibazo wagikemura gute uramutwara nawe n'abandi rero kawe umugabo umushyira ku ruhande namuganira rero uzi n'ibindi uyu mugore ntacyo waba yani magambo pasiteri yashyigikiye umugore kwahukana naramaze umugabo ngira amahirwe aremera umugore ati yewe ndajya iwacu ntiwagize wahagurutse ukagenda ko wowe yabona ko mbona igare ryanjye yarishyize maze rero ibintu byaje byo mu ngo ngo dore ikindi cyanjye igitoki ni cyanjye isekuru ni iyanjye ngo dore inka ni iyanjye bivuganye ko ari ibyanyu wowe urabyita ibyawe nawe kuri wowe hano bagiye gusezerana pasite muri cya gitari ngo guhaye ibintu byanjye byose ntabwo guhaye ibintu byanjye byose uvanyemo urutoki n'inka zanjye ngo guhaye ibintu byanjye byose uretse urutoki n'inka zanjye abantu basigaye bagira ibyabo mu rugo niyo mpamvu musigaye mubona ibintu byaracitse ngo igare ryanjye ngo yaryiye ngo yarishe umugabo ati pasite ngwino mwereke tugende sinigikiri cyumba dore gare sinirira nturiho ngo inka ya mama ngwino hano nabandi wamubonye reka mubwire
ntusakurishe n'utuvuga amagambo menshi. Gira vuba ntabwo yose agenda bagiwa mu minota mike. Bene wabo umugabo bose n'abikigali bari bamaze kuhagera bose bati tuje kwica uwo mugore kuko bari bamurwaye iminsi, kuko bari bamurwaye nawe yakoraga ibintu bibi cyane. Ari muri kone bari babajijisha kuko ye muri bigushishisha. Ubwo nyuma niko cyaje kugenda ukundi kuntu, hanyuma biba ngombwa yuko wa mugore n'undi agaruka mu rugo, ariko siko nibwo bari kubana kugira ngo ubwo bimeze biti. Ku muntu abatuye umuhoro utarabatuye n'inkoni akabatura umuhoro. Abantu bambaye impuku bicaye bakora. Iyo usomye hariya muri Samweli, ni mu gitabo cya mbere cya Samweli, usoma igice cya kabiri umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17, Imana igaragaza bene Eli. Bene Eli bari abasore, bari abana b'umutambyi, bari abana bagaragaraga bakora umurimo w'Imana. Hanyuma ngo abo ngabo biriho ngo bari ibigoryi. Abo ngabo iyo abagore bazaga gutamba ibitambo bazanye n'amashini ku mwaka utashye, ngabo basore bari batatu ngo baragendaga ngo bagafata abo bagore ku ngufu bakabasambanisha imbere y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Bari ibigoryi, biba ko bari ibigoryi, bari barabaye ihoho. Muri iyi minsi ya none dufite abaririmbyi, dufite abagabo bafite abandi bagore, dufite abagore bari mu itorero bafite abandi bagabo, dufite abakobwa batakiri abakobwa batari n'abagore. Ntabwo bamenya ngo uyu munsi ni ibiki. Umuntu afite imyaka 18, umuntu afite imyaka 19, ntabwo araza ngo yereke iwabo umuhungu bakundana, ntabwo araza ngo bamubwire ko bazajya no gufata irembo nako mukubisa, ntabwo araza ngo bamubwire ko bavuye mu murenge, ntibigeze bajya no gusezerana imbere y'Imana. Ariko buri munsi buri mugoroba barabona babana n'umugore n'umugabo. Ikintu kimutera gatanya zo muri iyi minsi, abantu bo barajya kubaka ingo barabanje kuzigera, babanje kuzica amazi, babanje kwigaragura mu bisa no kubaka ingo, barazigeze bazigezemo basanga nyine ni ibisanzwe, ni ibintu bitagifite agaciro. Hanyuma yo divorce za buri munsi, w'igikara n'umva uko ameze, w'inzobe n'umva uko ameze, ubyibushye n'umva uko ameze, ukaraba n'umva uko ameze, udakaraba, inyota buri munsi. Iyo niyo tuhora kereka Yesu wayimukiza. Uwo mukobwa umaze kuryamana n'abagabo batanu, ko nta mwana arashyira ku bibero, ko kandi tubona n'umukobwa ko nta n'igitenge akeneye, ko kandi akora ibyo abagore bakora n'abagabo. Uyu umugore n'umugabo w'iki cyobo ntahagaze, abo barari bakora bari mitera. Hari umusore nawe ntabwo ari umugabo, ntabwo turamubona, ntabwo uramubona umwana afashe n'akaboko ngo barasohokane, ariko yirirwa abayeho n'abagabo nyine mu ngo, yirirwa nyine cyangwa ikibazo abandi barazishenye barazimaze, ntibabuze byose, baratera abana b'abangavinda bagapfira ibipfubi. Uri umugabo, uri umugore, uri iki? Ni ibyapfubye. Igihombo, uri igihombo cyoroshye se byarapfubye. nawe no kukura bene mwabakene gutaha n'abantu bandi mufite ibibazo. Yari afite abana bameze batya bimenye ko afite Yesu, z'uko bagize abagore b'abandi kandi Imana yamurumuka kandi kizire muri iki gihugu no hanze n'ahandi. Ni icyaha cy'ubusaza kintu bita guharika, wazabona ishyano abagerekeranye nko ku zindi. Bibiliya ni kubivuga, bazabona ishyano ariko nabakwihorera, bibwira ko mwanya nawe, ariko nzaguhana byose bishyiriwe ko bikurikira. Niko Zaburi 50. Hari abantu baba muri ubwo buzima, hari abantu baba mu buzima bwo guhomba no guhombana. Abo ngabo abasore b'ibigoryi nibo batangije bizinesi yo gukora mu ngono, bagira ngo bakajya bafata ibyuma
eshatu bagakubita mu nkono bakajaburira ngo turashaka ngo n'imbisi ngo ntabwo bizokere tuzishaka ngo ahubwo ngo badutumye mu imbisi haba ari gutubanga umurimo w'Imana uko bibone Imana nyine yuriza izuru ngo ibyo uriba nibyo uzasaba mu Bagalatiya igice cya 6 wa karindwi twavuga ubibira mu mubiri azasarura kubora ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Icyo ni igihombo. Imana ihombye abasore, Imana ihombye inkumi. Buriya reka mbabwire Amunoni muri Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli murongo igice cya 13 hari umusore noneho ngo aza gukunda mushiki we witwa Tamari amurwarira Amuru. Ntabwo nanzi ko yarwaribaho rwose. Amuru ni umuntu bashaka kurwarira umukobwa bakamusarira cyangwa se umusore umukobwa akarwarira umuhungu bakamusarira ariko inama irabara ariko se nawe urabibona ariko se byabura mugani byabura ariko no mu miryango bisigaye byarakomeye abari abashiki n'abasaza noneho umusore ararwara amaze kurwara barananuka kuko ngo yakundaga umukobwa mushiki we Tamari ku rwego rukomeye cyane. Kera twararanaga n'abashiki bacu ntihagire ikibazo kiba ariko ubu uratangiye ku mazi muzitonde ubungubu ni ntabwo byoroshye kuko uzajya gushyiramo urusika amazi si yayabisha ubu bisigaye bikaze iterambere ryaraje ugashiduka ryaba ibibazo. Hanyuma Amunoni arwarira Tamari ubu kandi yari amuhuye kuryamana nawe none se ubundi watwara mushiki wawe ngo muba kumuvugishije ukuri noneho warangije waza mu mugabo wari ingurumbanya abagabo b'ingurumbanya abagabo nabo barimo bajya bajya inama mbi agasengera mugenzi we kuko kumubwira ngo umugore wawe ntakagusuzwe nawe arajya kuko uzajya utushyira mu rushyi uzajya umukingirana ari hanze uzajya umwirukana asubire iwabo ntakagukanga uri mu rugo rwawe n'umugabo. Abagabo b'ingurumbanya barimo arahari rangije amagara n'umuntu ati urangayika wowe genda wirwaze numara kwirwaza uhamagare bagukuzanira guha ibiryo kandi umubwire abiguhe uryamye mu buriri. Hari abantu baryamye mu buriri bategereje abakobwa bo kugira gute bo gufatira mu buriri mube maso. Hari abamenyamini bapfushije abagore bose barapfa biri muri Samweli biri wacamanza 21 noneho biba ngombwa ko babisere babashakira abagabo babashakira abagore abarokotse